Ikiganiro n'itangazamakuru cyari guhuza Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi ntabwo cyabaye bitewe n'ukumvikana guke ko hagati ya Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi. Hari byinshi batumvikanyeho ndetse umwuka mubi urushaho gudutumba ndetse birushaho ko bibi cyane, haba uruntu hagati y'abakuru ari Tshisekedi ndetse na Neva. Ibi byinshi batumvikanyeho tugiye muri rusange byatumye ikiganiro n'itangazamakuru gisubikwa kuri uyu munsi, ndetse byinshi batumvikana turaza kureba ibyaro byo muri rusange. Ariko kandi uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiriye uruzinduko rundi muri Burkina Faso agana perezida w'icyo gihugu Kapiteni Ibrahim Traoré. Aramunenga, Traoré yamunenze byinshi cyane ati wowe ntabwo uzi guha uburenganzira abanyagihugu b'abanyekongo, atari byinshi ubangizaho. Mu by'ukuri Perezida Traoré yamunenze cyane ndetse aramuhara bikaba induru ikomeye cyane, ndetse rushaho kuba agatereranzamba. Neva agaragaza intege nke cyane imbere y'amahanga muri rusange. Ariko kandi hari byinshi byabaye muri iyi ntambwe ikomeje guhuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kuba yaba ikomeye cyane kuri uyu munsi. Reka tuganire byose tubabwiye muri izi nshamake. Mbaye ikaze muri aya makuru, nitwa Ajabu Marashidi, kumwe na Korani ko rumeze neza. Yego meze neza rwose. Tugero tutubwire ibyatumye ikiganiro n'itangazamakuru gihuza Perezida Neva na Tshisekedi kitaba kuki kitabaye, ubundi byagenze bite? Urakoze cyane, dore ko ku munsi w'ejo aribwo Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari Perezida w'igihugu cy'u Burundi ubwo yuriraga rutema ikirere akaba yari yerekeje mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akigera mu murwa mukuru wa Kongo ariyo Kinshasa, akakirwa na bamwe mu bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bahise bamwakira bajya mu biganiro, bakiganira nawe barahageze. Ingingo bari bafite zo kuganira zari ingingo eshatu. Ingingo ya mbere ni y'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya kabiri nibyo bari barumvikanye bitabashije gushirwa mu bikorwa. Ingingo ya gatatu ni ikigomba gukorwa kugira ngo intambara ya M23 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abazifasha babashe gutsinda ruriya rugamba. Yego rwose. Tujye ingingo ku yindi. Bakigeramo ingingo ya mbere baganiriyeho, baravuze bati Bwana Evariste Ndayishimiye, tujya gusinyana amasezerano nje nawe, twumvikanye ko ugomba kudufasha ruriya rugamba kandi tukarutsinda. Mu bajyanama ba ruriya rugamba ni wowe wari imbere. Ibuka Tshisekedi amubwira wibuke igihe higeze kuza ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zigahagarara hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za M23. Yego. Barangiza bakahamara igihe kirekire, bakaba bari bayobowe n'umujenerale w'umunyakenya witwa Nyaga, akaba ariwe wari uyoboye muri kariya gace. Yego. Bagirinda umutekano w'abaturage, kandi abaturage barishima icyo gihe babaho neza. Aho M23 yari yavuye, ingabo za SADC za East Africa ziraharinda. Ariko wowe Evariste Ndayishimiye, nje nawe tubonana tukabonanira kwa nani, tukabonana kwa Joao Lourenço muri Angola. Yego. Warambwiye uti ziriya ngabo ntacyo zizakugezaho, zizahora zihagaze hariya hagati, ariko ntabwo ruriya rugamba uzarutsinda. Yego. Urambwira uti ziriya ngabo za East Africa zikuremo, nurangiza kuzikuramo njyewe ndaguha ingabo zanjye z'u Burundi. Nizirangiza ziriya ngabo z'u Burundi nizo zizaja kugira gute kurasa M23, zizahita zirasa ziyihashe. Yego. Tshisekedi aramubwira ati narakumviye, ingabo za East Africa tuzikuramo, ingabo z'u Burundi zirinjira zirwana ruriya rugamba. Zimaze kurwana ruriya rugamba, urugamba rurabakomerana rubabera amagasa. Urugamba rumaze kubabera amagasa, batangira gutsindwa mu duce twinshi dutandukanye. Babafatanye Masisi, babafatanye n'utundi duce dutandukanye hariya. Ingabo z'u Burundi tizagira stabilite, zinanirwa guhangana na M23. Yego. Ati izo ingabo zawe zinaniwe guhangana na M23, nje nawe twarahuye duhurira muri Ethiopia.
tumaze guhura muri Ethiopia urambwira uti ingabo zanjye ntabwo zifite umubare mwinshi kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nini cyane. Urambwira ngo nisabe ingabo za SADC. Ingabo za SADC ndazisaba ziraza zimaze kugera mu gihugu indani, yego urazakira. Ni nawe wazishyuwe indege yazizanaga yazigezaga hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, izindi zikagwa hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, izindi hari i Bukavu. Zimaze kuhagera unsaba ko abagomba kuziyobora ari abajenerali baturutse hehe muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ibyo narabikoze bagafatanya n'uriya generali wa Kongo wapfuye waguye hariya za Saki umushi Chirimwami, bafatanyaga na Chirimwami. Ati ibyo ngibyo ndabikwemerera, abo bose ndabazana. Bukeye urambwira ngo mama 23 ifite imbaraga nyinshi cyane, genda ugura indege za Sukhoi. Sukhoi ndagenda ndazizana, zimanura amabombe, zirasa ingabo za mama 23, ariko ingabo za mama 23 zikomeza kurasa ingabo zacu Ruhenu. Iyi barazirasa ziraroha zirarangira. Bukeye urambwira ati genda ushake drone. Drone ndagenda ndazimanura, ndazizana, zitangira kurasa hariya muri turiya duce twa Masisi, ariko nanone biranga. Bukeye urambwira ati genda ushaka abacancuro. Niyaza abacancuro niyo bazadushoborera zirangabo za mama 23. Abacancuro ndagenda ndabazana ku bwawe, ku nama yawe, wowe Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva. Ndagenda ndabazana, maze kubazana batangira guhangana n'ingabo zande za mama 23. Bamaze guhangana n'ingabo za mama 23, abacancuro batangira kugira gute, kugira intege nke, abandi batangira kugira gute, kubarasa. Abandi batangira kwanga kujya ku rugamba, noneho bagahita baza bagashyira ibirindiro byabo hariya muri Goma. Kandi Neva nako Kisekedi akabura uburyo bari abacancuro yagira gute yabikuraho, kubera ko bari bafitanye iki, bari bafitanye convention, amasezerano, bari bafitanye amasezerano. Abura uburyo abikuraho, amaze kubura uburyo abikuraho bari abacancuro, nibwo yatekereje aravuga ati bano bacancuro reka ngende bagabanya. Neva aramubwira ati reka ahubwo bari abacancuro bashire ku rugamba, ingabo za mama 23 ntabwo bazatinyuka gutera ingabo z'iki z'abacancuro. Bajya ku rugamba, bamwe batangira kugira gute, gupfa. Twabonye imirambo myinshi y'abacancuro bapfuye, byabayeho cyane. Neva ati ndibyarangiriye aho ngaho, wowe ubwawe urambwira ngo genda ujye muri Monesco uvugane n'umuyobozi wari wa Monesco, uriya mudamu bitaga umunyamari bitaga Bintu Keita, Bintu Keita. Ati genda urebe umuntu bita Bintu Keita, mwicare muganire. Nimurangiza kuganira na Bintu Keita, umusabe ko ingabo zanyu, ingabo ze zijye ku rugamba zigafatanya natwe kugira ngo tubashe guhashya ingabo za mama 23. Kubera ko objectif y'ingabo za Monesco n'ubundi bafitemo mission yo kugira ngo babashe guhashya umwe mu mitwe cyangwa imitwe myinshi ishobora kuba ibangamiye abaturage. Kandi uriya mutwe wa mama 23 ubangamiye abaturage. Ati ndagenda nafata amafaranga, ndagenda mpa Bintu Keita. Ati maze kuba wowe bita Bintu Keita, abasirikare bajyana ku rugamba nk'iminsi nk'ingahe, ngo buce nabo banga kugira gute kongera gusubira ku rugamba. Yajya babwira ngo nibajye ku rugamba, bakavuga ati twebwe ntabwo turi bujye ku rugamba, kubera ko twebwe ntabwo twaje hano kurwana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se y'inyeshyamba, twebwe twaje gucungera iki, umutekano w'abaturage. Ati twebwe na mission yacu buriya hari n'abantu batazi mission ya Monesco. Mission buriya ya Monesco ibiri mu gihugu indani, ziriya ngabo z'igihugu nazo ziba zifite mission yo kurinda Monesco. Monesco nayo ikaba ifite mission yo kurinda iki, umutekano w'iki w'abaturage. Niko biba bimeze buriya mu mategeko yayo. Bamaze kwanga ati nibwo ingabo za mama 23 zazanye umurego. Ibyo byose twabigerageje, bamaze gutwara amafaranga menshi, amafaranga yacu barayatwaye. Nawe niko ndimo ngo amafaranga, icyizere niko nawe urimo kukimba. Amafaranga yose turayashoye mu bacancuro, tuyashoye mu bice byinshi bitandukanye. Urangize none ubu ngubu uraje nguje kumbwira ngo twongere tuvugurura iki, amasezerano. Buriya nicyo cyamujyanye. Twongere tuvugurura iki, amasezerano. Eske turavugurura ayo masezerano niki twagezeho? Urumva ibyo Kisekedi yavuze?
urumva bidafite ishingiro. ibyo twaganiriye mbere byagezweho nibura kugira ngo tubishingireho dusinya andi masezerano. birumvikana. Neva nawe aterura ijambo aramubwira ati ibyo twumvikanye ntabwo byagezweho 100%, ariko hari ibyagezweho. Yego. ati ukambwira ibyagezweho. akivuga gutyo Kisekedi yahise amuzamukana, mbwira agace ingabo z'u Burundi zafashe zirimo. Ati wapi? Mbwira agace ingabo za 23 zari zifite mwabakuyemo mukaba mukarimo. arya iminwa. ati Uvira. Kisekedi ntabwo ari wowe, Uvira ni Abanyamerika nibo bakuyemo ingabo za 23. ntabwo ari ingabo zawe. ingabo zawe zaje zinjira mu birindiro, ingabo za 23 zavuyemo. Yego. Timwari muri Minembwe. Pwenzero nibayibirukanyemo mu Gahunga. Indondo nibayibirukanyemo mu Gahunga. Sakindi nibayibirukanyemo mu Gahunga. Minova nibayibirukanyemo mu Gahunga. Ikibuga cy'indege cya Kavumu ntibakibafatanyemo hari. Uwo ni Kisekedi. Bukavu nibayifashe murimo. Umunsi bazamuka Nyangezi banyere ya jambo rya shamba rya Ndobo ntibayibirukanyemo muri rimo. Ntibageze hari akamanyora murimo. Ntibageze Uvira muri rimo. Ntimwaruze mukinjira mu gihugu cyane. None mwakoze iki? Ntimwasohotse mu gihugu cyane ariko 23 ivuye muri Uvira. Ntimwari mwarahunze mwarasubiye mu gihugu cyane. Yego. None se kuki mwahunze mwinjira mu gihugu cyanyu ntimuhunge ngo mwerekeze imbaraga n'ubundi mwongere muhuze imbaraga mwongere mugaruke? Ati byatewe n'iki? Neva ati byatewe n'abasirikare bawe. Abasirikare bawe n'abadisipurine ntibajya bajya ku rugamba ngo barwane. Tujya ku rugamba abasirikare bawe akaba aribo bagira gute bahunga, kandi aribo bazi uduce turimo turwaniramo. Ari nabo ba nyiri igihugu bakagombye gufata iya mbere bakagombye guhagarara aho rukomeje. Bazi icyo barwanira kurusha twebwe. Atabo ngabo nibo ba mbere batubereye iki? Batubereye imbogamizi, batubereye ibigushe n'imbogamizi. Ati ikindi bari abasirikare bawe dutangira kurwana babona birakomeye dutangiye guhangana bagahita basubira inyuma, ibikoresho bagahita babiterura bakongera bakabisubiza iki inyuma. Twajya kugira ngo tujye kurodinga tugasanga ibikoresho barangije kugira gute barangije kubijyana. Twagera mu gace byibura twigaruriye abasirikare bawe bagatangira kunyaga iki abaturage, bigatuma abaturage badufata twebwe ingabo z'u Burundi twaje kubaha musahada bakatugereranya na ziriya ngabo z'iki zawe za Kongo, bigatuma abaturage batabasha kutugirira iki icyizere. Nta cyizere bakagira ngo turi ibisambo. Bakagira ngo turi ibisambo kandi tutari ibisambo. Turi abasirikare bafite discipline, turi abasirikare barinda igihugu, turi abasirikare bajya gucungera umutekano cyangwa se bajya gucunga umutekano, bajya kurinda umutekano mu bindi bihugu kandi bikatugirira icyizere. Ariko nabo batugirira icyizere kubera ingabo tuba twasanze mu gihugu indani. Yego. Izo ngabo tuba twasanze mu gihugu indani nizo ziduha akanyabugabo ko kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi. Nibyo rwose. Ariko ingabo zawe nizo zigenda ziduca intege. Icya gatatu yababwiye watuzaniye abasivile ngo dufatanye kurwana nabo. Sabanyamwuga. Bari abasivile yo kujya ku rugamba hari furo y'urugamba. Iyo babwiye ngo tujye ku rugamba iyo batabishaka ndi bajya ku rugamba ntacyo wabakoraho kubera nta tegeko ribagenga rya gisirikare nda n'itegeko rya gisivile ribagenga. Bari akaba ari abaki akaba ari abasivile. Bari abasivile gukorana nabo kujya guhangana nabo. Iyo babwiye ngo tunyura ahangaha tujye kurwana barakubwira bati turanyura hariya cyane. Iyo babwiye ngo nimufunge sefe uceceke bo bararasa. Iyo babwiye ngo turarara dufashe hariya bo barawisitoringa bagasubira hehe inyuma. Izo ni izindi mbogamizi twahuye nazo. Imbogamizi ya gatatu ariyo mbogamizi ikomeye yabashwanishije. Ngiye kugera ku kibazo wambajije cyatumye konferanse itaba. Ikibazo cya nyuma aramubwira ngo amafaranga twumvikanye waduhaye 27%. Agasigaye ko ariko kenshi, agasigaye niko kenshi 73. Ayo mafaranga ntayo waduhaye yatumye natwe ducika iki intege. Ariko twebwe nubwo twacitse indege abasirikare bacu baracyari ku rugamba. Nubwo ayo mafaranga utayabona wakagombye kuba waratubwiye ukatubwira impamvu ayo mafaranga utagize gute utayaduhaye n'igihe yabonekera kandi ingabo zacu ziri ku rugamba
zirimo zipfira ku rugamba, zirimo zipfira abaturage ba Kongo, zirimo zirinda umuturage zirimo zirinda umutekano w'abaturage ba Kongo. Ariko kugeza ubu ngubu ayo mafaranga bakaba batayabona, bikaba byanatumye bamwe mu basirikare bacu batangiye kwirevolta, abo tubwiye ngo nibajye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabasha kugira gute, bakabasha kwanga, bakabyanga rwose, bakabyanga. Nimba bari abaturage babyanga bakanga kujya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babashe kurwana hariya, warangiza wowe ukumva ko utaduhaye ariya mafaranga, ukumva ko abasirikare bacu bakomeza kurwana, barasize imiryango yabo, barangiza bakagwa hariya, imiryango yabo ntibone impozamarira, nayo twebwe twakagombye gukoresha muri budget y'igihugu cyacu, tukayafata tukayahamo bapfakazi, reka tubivuge gutyo, ndakeka ari Kinyarwanda, nibyo bapfakazi twebwe tukayafata tukayabaha nk'impozamarira, nubwo abatuzuye, ahubwo igihugu cyacu nicyo kijya mu gihombo. Yego, warangize Kisekedi aramubwira ati ibyo uvuze ndabyumva, kandi n'ayo mafaranga ndayemera, ariko baza umbwira umusaruro mwagezeho. iki kiba kiramutsinze, kiba kirabatsinze, bahera ku musaruro gutya, bahera ku musaruro, inama barayikorotira neza bayikorotira, nta kintu bumvikanye. Barangize baravuga, wari porte parole cyangwa se wari uyoboye gahunda hariya, urabizi ko perezida yagiye, hari abaminisitiri bamuherekeza, yari ari kumwe na Suminwa, akongera akabana na Patrick Muyaya, perezida w'u Burundi nawe yari ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akongera akabana n'umutekano. Barangize baba bafitemo porte parole cyangwa se umuhuza wabo ubu uri aho ngaho, aravuga ati okay, kuba mutarimo mwumvikana gutya, tugiye gusubika ikiganiro cyanyu n'itangazamakuru, ntacyo muri bubone, icyo muri bubwira iki abanyamakuru, abanyamakuru mwari kubabwira mushingiye ku byo mwaganiriye, ntabwo ubwanyu ntimwumvikanye. Niba mutumvikanye, abanyamakuru mwajya kubatangariza iki? Ntacyo mwabatangariza. Nibwo Patrick Muyaya yahise ahaguruka ndetse aragenda avugana n'ushinzwe itangazamakuru, urabizi ko ari nawe minisitiri w'itangazamakuru muri Kongo, ahita agenda abwira umuntu ushinzwe itangazamakuru wari wateguye konferanse, aramubwira ati menyesha abanyamakuru bose ko nta konferanse ihari, tuzabamenyesha umunsi izaba, haba ari ejo cyangwa haba ari ejo bundi. Uko niko byagenze hariya muri Kinshasa. Iyo niyo operasiyo yakozwe muri turiya duce twa Kinshasa. Urumva ko bitari byoroshye, birakomeye cyane, ariko urumva kumvikana guke kuri aho ngaho, ndetse no kumva bano bombi batangiye gusubirana ko nabyita, ndumva byaganisha ariko ingabo z'u Burundi zose zava amahanga kubera ko zikisubirira iwabo i Burundi, niba bishoboka. Niko bibona nawe? Niko mbibona rwose. Mu gihe Neva atakumvikana na Kisekedi, ziriya ngabo z'u Burundi zasubira iwabo rwose. Ukurikije ibintu bigana byaba hakomeye cyane. Reka nkubwize ukuri, buriya ingabo z'abarundi ni abantu batajya bahisha, ni abantu bavugira aho ngaho. Urumva ko baganiriye nta cyumvikanye na kimwe, nta musaruro. Wumvishe none iki kiganiro nibwo aya makuru turi kuganira ku Isanganiro yabyutse acaho mu gitondo kare kare. Isanganiro yo mu Burundi yabyutse acaho babivuga byose, hariho n'abasirikare. Reka nkubwire n'indi nkuru bagarutseho. Ejo twagarutse ku nkuru y'umugabo bita Bernard Bukuru w'umajoro waguye hariya muri Minembwe, akaba yarishwe n'abasirikare b'u Burundi, bakabesha ngo yishwe n'ingabo za M23 kubera ibintu bya politike by'ibibazo bari bafite. Buriya ngo n'umwishwa wa Reveriye, ngo n'umwishwa wa Reveriye ndi kuri yo, niwe bamenye umuceri hara kuri radio, niwe bamenye umuceri, yose turayakurikirana, tuba tuyafite cyane rwose, niwe bamenye umuceri. Hanyuma reka tuze no kujya muri buryo Perezida Neva yandagaye imbere y'amahanga, cyane cyane muri Burkina Faso. Tubwire byagenze bite kugira ngo Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, anenge Perezida Neva ndetse agaragareho intege nkeya kuri uru rwego? Byagenze bite bwana? Urakoze cyane. Neva arimo aragenda asebera mu ruhando mpuzamahanga. Buriya uragasebera iwanyu, yego, ntusebere mu nzu y'abandi cyangwa ntusebere mu rugo rw'abandi. Muri Kongo yavuye yamaze guseba, ajya hariya kuganira na Kapiteni Ibrahim Traoré. Uriya ni umugabo uzi amateka, yego, azi uburyo yinjiye ku butegetsi, yego. Urabizi ko yinjiye akubise kudeta, umukomando ukomeye cyane, ni umukomando ukomeye cyane. Yateye kudeta kandi ayitera ari kapiteni, yego, hari abamajoro, n'abakoloneli n'abajenerali, na leta na koloneli, abo bose bari mu gihugu, yego. Ariko
navuga ngo yabasumbije intambwe Cyane. abasumbye intambwe aba umunyepolitike wo ku rwego rwo hejuru yigarurira population ubona ko n'imitima y'abantu yarayitsindiye rwose muri Burkina Faso Yigarurira- n'Afurika muri rusange. yigarurira abaturage Yego. ndetse ari no mu baperezida ba Afurika bayoboye igihugu neza kandi bita ku bafite baturage n'igikundiro bafite buriya. igikundiro Yego. neva yashatse kujya kuganira nabo aha ariko agenda mu rwego nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe yego ntabwo yagiye nk'umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi. w'igihugu cy'u Burundi Aha. ariko nubwo wagenda Aha. uri umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi Aha. wa Afurika yunze ubumwe Aha. ariko n'u Burundi nabwo uba ufite ku mugongo Yego. cyangwa uba ufite ku mutima yego bamaze kwicara bamaze kuganira Traore yamubwiye ati ndagushimiye ko waje kugira gute kudusura Yego. urabona ko iyo umushyitsi yaje kugusura urabanza ukamwakira Yego. hanyuma ukamuha ikaze baganiriye aramubwira ati njyewe wowe ni Neva aramubwira ati naje ngo tuganire tugire ubufatanye ari mu nzego za gisirikare buriya Neva yarangije kumenya ko afite faiblesse ya gisirikare yego ati ndifuza ko twagirana amasezerano tugafatanya ari mu nzego za gisirikare ndetse no mu bundi buryo bwinshi butandukanye yego kapiteni Ibrahim Traore akaba ari perezida wa Burkina Faso wateye kudeta aramubwira ati gufatanya ni byiza Aha. Afurika turabishaka Aha. turabinyoteye Aha. nibyo bikenewe kugira ngo tubashe kubaka Afurika yacu Aha. ndabivuga mu magambo makeya yego arangije kubivuga gutyo atari ko hari ibyo muri Afurika tugomba gukora nkawe Neva Aha. ukaba uri uhagarariye Afurika yunze ubumwe Aha. kugeza ubu ngubu aha hari bamwe mu bayobozi ba Afurika bafite uruhare mu bwicanyi burimo bukorerwa abaturage kandi ingabo ze zikaba ziri muri ibyo bihugu Aha. by'abaturanyi Aha. akaba anakomeje gucokoza ibihugu by'abaturanyi akanabuza uburenganzira bamwe mu baturage bashaka kwibohora yavuze ngo bashaka kwigobotora Aha. ku ngoyi Aha. ya gikoloni yego bashaka kwigobotora ku ngoyi ya gikoloni Aha. ariko hakaba bamwe mu bayobozi ba Afurika Aha. ndetse nawe urimo Aha. bakomeza gushigikira ko bamwe mu baturage ba Afurika bakomeza gukoronizwa yego ati hakaba na bamwe bayoboye imiryango runaka bakomeza gushigikira ko abaturage ba Afurika bakomeza gukoronizwa bakafasha bakanga gufasha bamwe mu baturage bashaka kwirwanaho bashaka kwibohora Aha. bashaka ubwisanzure Yego. bashaka uburyo bagomba kubaho Aha. bashaka kwigenera uburyo bagomba kubaho bonyine bakibeshaho yego ibyo bihugu ntibibashe kubumva bagakomeza gushigikira bagashaka buhake kugira ngo baze kugira gute kugira ngo baze gukomeza gukoroneza ibihugu byo muri Afurika Yego. atari ko ngewe ibyo ngibyo simbishigikiye icyo nshigikiye ni uko umuturage wese wa Afurika yabasha kugira gute yabasha kwigenga nibyo Neva ntabwo yasubije Neva ntabwo yasubije Aha. yabuze icyo asubije cyane yumvise kimutsinze yumvise kimutsinze Aha. kubera ko ibyiza ibyinshi yavuze byinshi Ni icyaha cyamuhamye, ni icyaha niko navuga. cyamuhamye kandi niwe yavugaga nta wundi yavugaga wanibyo kuba uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ingabo zawe zikica abaturage ntacyo ukora bigaragara ko rwose harimo intege nkeya harimo intege nke cyane harimo intege nke cyane nibyo rwose Yego. hanyuma Nicolas niba twajya kuri update kuri iyi mirwano ikomeje kuba muri Burasirazuba bwa Kongo hanyuma tukabona gusoza urakoze cyane reka tuvuge mu mirwano irimo ibera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Aha. by'umwihariko reka tugere hariya mu Mitamba Aha. harimo harabera imirwano ikomeye cyane hariya mu musozi wa Gafinda niho harimo habera imirwano baratubabara baradukurikiye tugiye kwihuta kubera ko amasaha yagiye Yego, yego. hariya mu Mitamba turaza kubigarukaho mu masaha arambuye kugira ngo tubashe kubisesengura hariya mu Mitamba harimo harabera imirwano cyane yahuje ingabo za makumyabiri na gatatu na twirwanaho bakaba barimo guhangana n'ingabo za FARDC FDLR n'abazarendo hariya muri Mitamba tukazamuka tukinjira hariya mu misozi miremire ya Minembwe hari uduce ingabo za FARDC zarangije kwikuramo zikuye mu duce twa tuwe hariya muri Mikenke barongera bikura ndetse n'ahantu bita mu Rwitsankuku bahikuye ndetse biravuga ko batangiye no kwikura ku musozi wa Baruta aha bishatse kuvuga ko muri iri joro Kwenzero baraye baseye ibikoresho byari birimo amasasu imbunda ndetse na biriya bisasu biriya bifaro Aha. batangiye kubimanura babyerekeza hariya muri Baraka Yego. ndetse n'abasirikare bari muri Mukoko barangije kuyivamo uko Yego. niko hariya mu misozi miremire ya Minembwe bimeze gusa ubu ngubu turimo tubagezaho amakuru nta mirwano yari yaba ariko
niza kuba mu yandi masaha turagaruka tubagezaho amakuru uko bizaba bimeze. Niko bihagaze rwose, turaza kugaruka tuvuge uko bihagaze. Hanyuma reka reka ngushimire cyane. Urakoze cyane. Shime nano bose abanye natwe muri aya makuru, hanyuma ibiganiro byacu birakomeza. Nitwa Ajabu Marashangwa, nikora Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.